Impyisi n'Imana. Impyisi yari hamwe n'izindi nyamaswa, maze irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi. Ako kanya ifata umugambi wo kuzajya kubaza Imana icyatumye uwo murizo mubi kandi utameze nk'uw'izindi. Iryo joro ntiyasinzira, bucya yageze ku Mana, nuko irayibwira iti Nyagasani, ntiwambwira impamvu yatumye umurizo mubi kandi utameze nk'uw'izindi? Ese ubundi wabitewe n'iki? Nuko Imana irayisubiza iti nyamara ndasanga naraguha umurizo ugukwiriye, ariko rero ubwo utawishimiye ukaba ushaka urutaho, ndabanza nguhe icyo ukora. Nugishobora nta kabuza rwose ndaguhindura umurizo ng'uwo wifuza. Nuko impyisi iremera. Imana igushakira igisembe cy'intama ikizirika ku gahanga ka ya mpyisi. Nuko irabwira iti ngaho genda, ntukore kuri iki gisembe, uze kukinzanira nimugoroba. Nuko impyisi iragenda. Impumuro y'iki gisembe yitera ipfa, irenze umusozi wa mbere amererwa barayishe, ariko irihangana irikomeza. Ku musozi wa kabiri ibitangiye kukirigata, ku musozi wa gatatu amererwa barayishe idashoboye kwihangana. Iti hoshi, izina ry'ubupyisi rirakamama, urubwa ruruta ububwa. Ako kanya cya gisembe kimira bunguri. Nimugoroba bigaruka ku Mana, isoni zayishe, yabuze uko yifata imbere y'Imana. Imana yibonye iti cya gisembe kiri he? Impyisi irasubiza iti amerwe n'inzara byanyishe, ngiye gupfa ndakirya. Imana iti nuko rero ubwo wakiriye ntushobore kwihangana ngo ukingarurire, wowe n'izindi nyamaswa zose muzahorana iteka umurizo nk'uwo. Nuko impyisi itaha ityo, ntiyongera kubaza Imana ibyo murizo wayo, iguma n'uwo yari isanganywe. Ni koko ngo iraguha nimugura. Ndagushimiye.